iby'isi. Ni ukuvuga ngo iyo urukundo rwo gukunda iby'isi ubundi rubanje mbere y'urukundo rwo gukunda mugenzi wawe, ibintu birapfa birazamba. Iyo urukundo rwo gukunda iby'isi rubanje mbere yo gukunda Imana, ibintu birazamba. Naho ngaho ibibazo bipfira, kuko ntabwo wumva ukuntu umuntu ashobora guhangara akica umugore, akica umwana, akica mukuru we, akica murumuna we, akica mushiki we, akica nyirarume akica umwana mwishywa we. Ujya ibintu bishoboka. Ni uko urukundo rw'iby'isi ruba rwazamutse rukajya hejuru y'urukundo rwo gukunda bene data, bagenzi bacu, inshuti, kubera ko ku Mana nta kintu bitwaye ko wambara umwenda na mugenzi wawe yambaye umwenda kuruta uko wagira imyenda ibiri mugenzi wawe yambaye ubusa. Ngo mwumve imbere mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka, ubundi wari waratunganirijwe umwanzi n'abamarayika b'umwanzi. Ariko nimujye namwe muri wo, kubera ko igihe nari nshonje, igihe nari ndwaye, igihe nari nambaye ubusa, igihe nari nkennye, igihe nari mfite uburyo, igihe nari mburabuye, igihe nari mfite akaga, igihe nari mu nzu y'imbohe mutigeze munyitaho. Bavuga ngo twabibonye ryari umeze utyo, twabikora ngo igihe mutabikoreraga ba bandi bafite ibyo bibazo, ninjye mutabikoreye. Ukunde mugenzi wawe kugira gute? Nkuko wikunda. Igihe mutabikoze ninjye mutabikoreye. Muraho neza nshuti mukundwa n'umwami wacu, tunejejwe no kuba hamwe namwe ku nyubako y'agakiza. Tubifurije umugisha n'urukundo ruva ku Mana. Twaganiriye ku gukunda Data wa twese, uburyo ari inkomoko yo kwitondera amategeko bitaturuhije nta gahato, kandi ko gukunda Data wa twese gukomoka mu kumuhishurirwa umuntu akaba yasiga ndetse n'ibyamunezezaga, kubera ko amenye ko kubigira ari uko hari uwapfuye, kugira ngo we akunde kubona imbabazi cyangwa se akunde ashyikire ubwo buzima. Rero ibyo ngibyo kubyizera, kwizera ko Yesu ari we Kristo, ari we mucunguzi, bituzanira kumenya ko Imana yakunze abari mu isi batarayimenya igatanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka. Ibyo bigatuma tuyikunda kuko yadukunze tutarayimenya. Urwo rukundo rero rwo gukunda Imana nirwo rugenda rukatuzanira kwitondera ubushake bwayo. Iyo hajemo ubushake bwayo ntabwo biba bikiri amategeko. Iyo hajemo urukundo ntihaba hakiri amategeko, ahubwo biba byabaye imico. Kandi kwitondera iyo mico, ukunda ugukunda, burya ntabwo byitwa amategeko. Umuryango ukundana sindabonamo amategeko, ahubwo habamo imico. Ukamenya ngo umuntu wawe mubana akunda iki, yanga iki, anezezwa n'iki, arakazwa n'iki, iki ntikimufasha. Urumva ko mu rukundo ntabwo haba hakirimo amategeko. Rero ntabwo ari byo tugiye gusubiramo, ahubwo mu kiganiro cyatambutse twavuganye ko tuzahita dukurikizaho kuganira ku gukunda bene data cyangwa se bagenzi bacu. Ibyo nabyo bikaba ibintu bikomoka ku Mana. Niyo mpamvu turi buze kubiganira nabyo muri kino gice tugiye kuganira, ariko nabyo turaganira twimbika, dukomora, dushaka kuvuga ko urwo rukundo n'uburyo ari ingenzi. Reka rero dusengane, hanyuma dusome rya jambo twaganiriye, dusome B yaryo ivuga ngo irindi rihwanye n'iryo, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Reka dusenge. Turagushimye Mwami Imana, uradukunda kandi utwitaho. Mu izina rya Yesu Kristo tunejejwe no kuduha umwanya wo kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Turaguhendahenda kugira ngo ibyo duhaye kuvugaho, Mwami wanjye, uduhe no kubibamo, no kubigenderamo, no kubisohoza kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, kandi ufashe umuntu wese utwumva ku bwawe Yesu umucunguzi. Urakoze, amen. Yego, tuguhaye ikaze rero inshuti mukundwa. Amagambo twayasomye mu gice cya 22 cya Matayo, aho twavuze ku murongo wa 37. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere, rwari urukundo rwo gukunda Imana. Kitakunze, kitashobotse, n'ibindi waba uvuga ko ugerageza gukora ntabwo biba bishoboka.
icyo gukunda Imana kitashobotse, uko gukunda kandi nuko twitondera amategeko yayo. Uko gukunda Imana nuko twizera ko Yesu ari Kristo. Burya umuntu uzavuga ko akunda Imana Yesu yavuga ko ayikundira iki? Yohana yasobanuye ngo turayikunda kubera ko abanje ubundi wasobanura ko ukundira Imana iki niba utayikundira ko Yesu ari we Kristo? Wikundira ko iguha ibyo kurya, wayikundira Yesu witabiha ninde? Wayikundira ko Yesu abo itabiha nuko ibanga, wayikundira ko igusha imvura ariko mu mirimo ya twese, wayikundira ko niki kintu wumva kikwemeza? Ubundi se n'ikikwemeza kwihari, ubundi se n'ikikwemeza ko yigukunda? Ariko tuzi neza ko idukunda ko yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Rero uguhishurirwa ibyo ngibyo, kwizera ibyo bituzanira gukunda Data wa twese. Gukunda Data wa twese bikatuzanira kwitondera ubushake bwe. Ntabwo turi bwongere kuvuga amategeko, oya, bikatuzanira kwitondera ubushake bwe, kuko tuzi neza ko icyadushakira ari cyiza kuri twe. None se uwagambiriye ko tutarimbuka tutaramenya ko twebwe n'urwo rupfu ruhari, agatanga ikiguzi kingana no gusuka ubugingo bwe kugira ngo twebwe tutaramenya ko n'urupfu ruhari turukire, akatubwira ngo nyamuneka nimwemere ibyo nakoze ku bwanyu nibyo bizabahesha kuramuka, nibyo bizabahesha kubaho, nibyo bizabahesha gukira urwo rupfu. Tutemeye ibyo se, tutizeye ibyo se, twamukunda dute? Twakwitondera ibyo ashaka dute se? Ubundi ntabwo ari ubwabo bidutera, ahubwo tubikoreshwa n'ibyo yakoze. Rero itegeko rihwanye n'iryo niho dusomye. Irindi rihwanye n'iryo ngiryo nirivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo tukivuga nk'uko wikunda, hano hantu hahita hazamo kunsubiza ngo ntibishoboka. Niyo utansubiza ariko nzi neza ko uvuga ngo ntabwo bishoboka, kubera ko umuntu yikunda nuko akunda mugenzi we. Umva, harimo ikinyuranyo kinini. Ariko nyamara Bibiliya idusobanurira ko umwami wacu Yesu, uwo ngo waduhishuriye Data wa twese, uwo watwimenyesheje, adusobanurira ko nyuma y'uko gukunda Data wa twese dukwiriye gukunda bagenzi bacu nk'uko natwe twikunda. Kandi bino mvuga birareba umuntu wese, ntabwo bireba Prosper gusa uciriritse umuturage uri aho hasi, birareba na nyakubahwa runaka, na nyakubahwa nde, uwo ari we wese ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuko ibyo ngibyo nibwo bushake bw'Imana. Donc niyo mategeko y'Imana, gukunda Data wa twese, yego, ukitondera imico ye, bikagutera kwitondera bya bindi byose akubwira. Noneho ibyo byarangira ukagaruka mu buryo bworoshye ugakunda mugenzi wawe ubona, muturanye, mwegeranye, mukorana nk'uko nawe wikunda. Ngandi mategeko yose asohorera muri ibyo. Reka tugende twitonze ku byerekeranye no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ibyo ngibyo wenda twaza kuza kubyengeraho gukunda bene data byo sinjya nkunda kubivugaho cyane, kuko ni ibintu byizana iyo abantu basangiye ivuko. Urukundo rurizana, ntabwo ari ibintu umuntu agomba guhiga, keretse iby'iki gihe mbona byapfuye, aho usanga umuntu na mugenzi we, umwana na se, umuvandimwe n'undi, ugasanga barimo barapfa isambu, ugasanga barimo barapfa iki. Ariko ni ya mpamvu twavuze mu gice cyatambutse, ya mpamvu yo gukunda iby'isi. Ni ukuvuga ngo iyo urukundo rwo gukunda iby'isi ubundi rubanje mbere y'urukundo rwo gukunda mugenzi wawe, ibintu birapfa, birazamba. Iyo urukundo rwo gukunda iby'isi rubanje mbere yo gukunda Imana, ibintu birazamba. Naho ngaho ibibazo bipfira, kuko ntabwo wumva ukuntu umuntu ashobora guhangara akica umugore, akica umwana, akica mukuru we, akica murumuna we, akica mushiki we, akica nyirarume akica umwana mwishywa we. Ujya ibintu bishoboka. Ni uko urukundo rw'iby'isi ruba rwazamutse rukajya hejuru y'urukundo rwo gukunda bene data, bagenzi bacu, inshuti, gukundana, ugasanga bibaye hejuru. Kandi ibyo by'isi dukunda, umva, tubitunga bitari ibyacu. Iyo tugiye ibi by'abandi, ni ukuvuga ngo nta nyirabyo biba bifite, kuko umwanya uba urimo mbere y'uko ujyamo haba hari abandi.
kandi na nyuma y'uko uvamo hazajyamo abandi. Ni ukuvuga ngo ya sambu urwanira, ya indi yatumye wica runaka, bikagukirishaho urubanza imbere y'Imana, n'ubundi uzisiga nawe. Ni ukuvuga ngo uyikoresha umeze nk'uyitiye. Nubwo ubutaka uba ufite ukakwandikwaho, leta yacu inatubwira ko tunabukodesha, ariko yaduha igisobanuro cyiza gituma twumva ko ibintu atari ibyacu, iyaba tutabirwaniraga, kuko natwe bitari ibyacu, kuko nabo leta si umuntu, leta ni abantu, n'ubundi baba babifite bakongera ni gutyo bigenda bisimburana gutyo. Byakabaye rero bidutera kumva ko icyo Imana dushakaho aricyo cyiza, urukundo rwo gukunda iby'isi. Nyamuneka ntirukimure urukundo rwo gukunda bene data, ntirukimure urukundo rwo gukunda bagenzi bacu. Hano rero umwami Yesu atubwira ko gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda naryo ari itegeko ridakuka, ariko ririmo n'isezerano ryaba iry'amahoro, kuko Imana ishaka no kutuba amahoro, ryaba n'isezerano ryo kuzabana n'Imana dukiza urupfu rw'iteka, kuko abanga Imana bo ntibayisenge, abatemera icyo gitambo, abatemera icyo ngicyo yakoze, ubwo byo urubanza rwabo ruri ku ruhande, ntabwo nabijyamo, bazahangana n'ingaruka z'icyaha, kuko zo ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Nubwo ntabifuriza, nubwo nabishaka kuri mwebwe, ariko ingaruka z'ibyabyo ni urupfu, nta kintu twabihinduraho. Rero gukunda data twese twabivuzeho, ariko turi ku rukundo rwo gukunda bagenzi bacu. Noneho si ukumukunda gusa, ahubwo ni ukumukunda nk'uko twikunda. Ingorane zose dufite zose zishingiye mu kuba hari urukundo rw'iby'isi rwaruse urukundo rwo gukunda bagenzi bacu, no gukunda bene data, no gukunda inshuti. Kuko ibibazo dufite ni ibyo kuba umuntu wese ashaka ibye. Dutangira dusobanura urukundo, twavuze ko ubusanzwe urukundo ntabwo rushaka ibyaro. Rero uru rukundo rwo gukunda bagenzi bacu rutuma wumva wifuza aho kuba na mugenzi wawe, ugatekereza ko yifuza aho kuba nk'uko nawe ugera gute uhifuza. Niba wumva wifuza icyo kurya, ukazirikana ko na mugenzi wawe yifuza icyo kugira gute icyo kurya. Niba wifuza imodoka, niba wifuza deplacement, niba wifuza aho kugenda, niba wifuza koroherwa, niba wifuza kutanyagirwa, niba wifuza umwambaro, niba wifuza kubahwa, niba wumva wifuza ko ibyo bintu byose, ukamenya ko uko nguko ubyifuza ari nako mugenzi wawe agira gute abyifuza. Kuko iyo hajemo kubyifuza hagakurikiraho kubyikubira, rwa rukundo ntabwo ruba ruhari. Ibivuga ni urukundo rwo gukunda bagenzi bacu, niryo tegeko Imana yatanze. Nyuma yo gukunda Imana, dukunde bagenzi bacu nk'uko tugira gute twikunda. Ngo hoya, ngo Prosper, ngo ntabwo bishoboka. Ubundi se urumva ibyo bintu byakunda? Urumva ibyo bintu byakunda? Kuko urumva ibyo bintu, njyewe ntabwo ndimo nkubwira ngo byakunda, ahubwo nibyo dusabwa. Nzi ko bishoboka kubw'imbaraga zo gukunda Imana. Iyo dukunze Imana iduhesha kubyarwa, tukabyarwa nuko twizeye icyo Yesu yakoze, tukaza kugira ubushobozi bwo kunesha iby'isi, bwo gutsinda iby'isi, bwo kudakunda iby'isi, biduhesha kugira umumaro bene data na bagenzi bacu, tukabakunda nk'uko natwe twikunda. Noneho ntidushake inyungu bwite, ahubwo tugashaka inyungu rusange. Ntabwo ndi ku kibazo kivuga ngo birashoboka. Iyo biza ko bidashoboka ntabwo Yesu ari kubivuga. We yarabizi ko bishoboka, kandi yarabizi ko bikenewe, yaranabizi ko ari rwo rufunguzo rwadufasha kugirana umumaro mu bihe nk'ibi ngibi, ndetse no mu bihe byatambutse no mu bizaza nabyo. Imana itugire neza. Hanyuma iyo turimo tureba, wenda nagira ngo mbumvishe ukuntu iki kibazo gikwiriye gufatwa mu buryo bukomeje. Mu gice cya 25 cya Matayo, igice cya 25 cya Matayo ku murongo wa 31, umutwe w'amagambo uvuga ingingo yitwa gucirwaho iteka. Handitse ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose. Ibi byo bizaba ni itegeko ritavuguruzwa. Bakundwa nshuti bene data bavandimwe, munyumve mwitonze, ubwo umwana w'umuntu azaza azanye n'abamarayika bose, ibi bizaba afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Iyo ntebe y'ubwiza izatuma amahanga yose ateranirizwa imbere ye, abarobanurira nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Azarobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo, naho ihene azazishyira ibumoso.
umwami azabwira abari iburyo bwe. Abari iburyo bwe ni intama. Izo ntama azibwira ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Ni abantu Imana yahaye umugisha. Izo ntama azazibwira ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Izo ntama zizaba zimeze gute? Zizaraga ubugingo bwatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ubugingo, ni ubuzima bwateguwe uhereye igihe Imana yatangiriye kurema. Iravuga ngo kuko mwa ntama mwe, igihe nari nshonje mwarangaburiye, igihe nari mfite inyota mwamaye icyo nywa, igihe nari umushyitsi mwaranshumbikiye, igihe nari nambaye ubusa mwaranyambitse, igihe nari ndwaye mwaransuye, igihe nari ndi mu nzu y'imbohe igihe nari ndi mu nzu y'imbohe namwe mwaje kundeba. Ashima izo ntama, aravuga ngo nimuze murage ubugingo bwabatunganirijwe, bwabateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Izo ni intama. Azicara arobanure avuga ati kuko mwakoze gutya mwakoze gutya mwakoze gutya. Narangiza ngo abakiranutsi bamubaze ngo mwami twakubonye ryari bimeze gutyo, ushonje, wambaye ubusa, uri mu nzu y'imbohe, ufite inyota, ubabaye, ubuze icumbi, ugize ute? Agaterega igihe mwakoraga ibyo ngibyo mukabikorera abantu boroheje, bene data boroheje hanyuma y'abandi, bene data boroheje hanyuma y'abandi, burya ninjye mwagiraga gute? Ninjye mwabikoreraga. Ahindukire kuri za hene. Niko umugani cyangwa se niko ibizaba arimo arabisobanura. Aravuga ngo abo nabo azababwira ati namwe nimuze hano, ndashaka ko mwumva imbere, mwabivume abise n'ibivume, ngo mwumve imbere mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka. Ubundi wari waratunganirijwe umwanzi n'abamarayika b'umwanzi, ariko nimujye namwe muri wo, kubera ko igihe nari nshonje, igihe nari ndwaye, igihe nari nambaye ubusa, igihe nari nkennye, igihe nari mfite uburyo, igihe nari mburabuye, igihe nari mfite akaga, igihe nari mu nzu y'imbohe mutigeze munyitaho. Bavuga ngo twabibonye ryari umeze utyo, twabikora ngo igihe mutabikoreraga ba bandi bafite ibyo bibazo, ninjye mutabikoreye. Ukunde mugenzi wawe kugira gute? Nkuko wikunda. Igihe mutabikoze ninjye mutabikoreye. Noneho urukundo rugiye kuba impamvu yo gucirwaho iteka. Utarufite kubana n'Imana hoya, utarufite ihene, utarufite mu ruhande rwawe, ntabwo ndimo natukana oya, ahubwo aravuga ngo mwabivume mwe mumve imbere, kuko mutigeze mumenya icyari gikwiriye gukorwa ngo mugikore. Mwakunze ibintu, mwarikunze, mwaribanje, mugira byinshi, mutunga byinshi, muhunika byinshi, hari abakennye, hari abashonje, hari abambaye ubusa, sinigeze kubamenya. Mumve imbere mwakoze bimwe, mujye mu muriro watunganirijwe Satani, watunganirijwe umwanzi n'amara. Ntabwo ari mwe wari ugenewe bakundwa, ntabwo ari mwe bugenewe. Nukuri rwose umuriro ntabwo ari mwe bugenewe, ntabwo iryo haniro ari mwe rigenewe, ntabwo urwo rubanza ari mwe rwari rugenewe, ahubwo rwari rugenewe umwanzi n'amarayika. Ariko nyamara kwifatanya nawe, kwifatanya n'umwanzi, kwemera kagushuka, kwemera kakubwira ngo n'ibyawe n'akanjye n'icyanjye n'urwanjye, ibyo nibyo biza bikahita bikuzanira umutego wo kudakora ibyo Imana ishaka, aribyo gukunda bagenzi bawe nk'uko wikunda. Ikibazo kiba gisigaye nuko ibaza ngo none se ibyo bintu nabishobora ko numva gukunda mugenzi wanjye nkuko nikunda bikomeye, ese kubona hari igihe ubona ukabona n'umuntu ntakwiriye gukunda, cyangwa ukabona nawe ntiyitayeho, cyangwa se ukavuga ati njye se ndo gukorera abandi, njye se ni imbata y'abandi, njye se, ariko ukibagirwa ko no kuba urutyo, no kuba warabonye ubwo bushobozi, no kuba waravukiye aho, no kuba warabya, no kuba warabonye izo opportunity, no kuba waragize ayo mahirwe atari wabihisemo, ahubwo ari Imana yahagushyize kugira ngo umaboko y'abandi. Reka tugaruke, byashoboka bite? Byashoboka ari uko dukunda data wa twese. Gukunda data wa twese niko kutuzanira gukundwa bagenzi bacu nkuko twikunda, kandi ibyo nibyo bituzanira amahoro, bikatuzanira wenda bavuga ngo ibyo Prosper ari kuvuga, ari kubivuga ku bantu bakomeye. Oya,
ahubwo n'ibireba abakomeye n'aboroheje birabareba. Ntabwo bireba ufite byinshi n'ufite bibiri kimwe biramureba, kubera ko buri rwego rubasha guhumuriza urundi. Hari Yesu arimo avuga, yavuze ko hari abari bafite ibyo kurya ariko ntibabitanga. Abo ni bamwe. Ahari ushaka kuba udafite ibyo kurya ariko ukaba wabona umuntu ucumbikira, ushaka kuba utaba ufite inzu ariko ukabona uwo usura muri gereza, ushaka kuba utabona uwo usura. Buri muntu wese n'urwego rwe. Nari nshonje naye nambaye ubusa, nari buri rwego ruvugwa hano, buri muntu wese yabona urwego afasha. Yohana arimo avuga agitangira iby'ubutumwa bwiza, hari aho yavuze agitangira mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, reka marebe nihuta nushakiweho ntujyeyo. Aravuga mu gice 3 ku murongo wa 11 atangira kuvuga iby'ubutumwa bwiza. Yohana yaravuze ngo, arabasubiza ati, ufite imyenda 2 umwe wuta ufite, n'ufite ingahe? Ufite imyenda 2. Avuze ufite imyenda 10? No, kubera ko ku Mana nta kintu bitwaye ko wambara umwenda na mugenzi wawe yambaye umwenda kuruta uko wagira imyenda 2 mugenzi wawe yambaye ubusa. Wanyumvise mukundwa? Icyo Imana ishaka ni icyo ngicyo. Aravuga ngo kandi ufite ibyo kurya abisangire n'utabifite. Arakomeza aravuga ngo kandi ntimukagire uwo murega ibinyoma. Arakomeza aravuga ngo kandi ibihembo byanyu bibanyure. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Urukumva reference yihaye ni ukugira ngo umuntu wese abinyunganizi ya mugenzi we. Rero ibyo ngibyo ntibisaba ko ufite byinshi, ahubwo bisaba kumva itegeko icyo rivuga ry'urukundo, ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Ntibyashoboka Yesu ataje ngo abigufashemo, kandi nanone utabishoboye mwumve mbere ngo zimwe sinigeze kubamenya. Ni ukuvuga ngo ni gutyo bigenda bikurikirana, utanyuze hano n'ubundi bikuzanira urupfu. Ntucikwe n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Nshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu, turagarutse turimo tuvuga ku rukundo rwo gukunda bagenzi bacu dukomera ku gukunda data wa twese. Iyo dukunda data wa twese bituzanira gukunda bagenzi bacu. Ariko uru rukundo ntabwo ari ikintu umuntu yavuga ngo ndarugira cyangwa se ndugire, ndufite nta rufite, byose ni hahandi n'ubundi. Ariko ibyanditswe byatweretse neza ko uku gukunda bagenzi bacu bituzanira kubitaho, bibasha no kuba intandaro yo kuba umuntu yacirwaho iteka, yajya ahantu atari yaragenewe kujya. Ndabizi ko amagambo nkubwira bisa naho gusharira cyangwa gukomereye, ariko nibwo bushake bw'Imana kuri wowe, nibwo bushake bw'Imana kuri njyewe, kugira ngo aho nabishyitsa ngire umwete mbishyitse, kugira ngo aho utabishyitsa ugire umwete ubishyitse, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko aya ariyo mategeko. Amategeko wumvira sinyazi, amategeko wubaha sinyazi, amategeko ushyira imbere sinyazi. Niba ari itegeko ryo kwikunda, niba ari kapitalisme yo gushaka ibyawe, niba ari umva, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko gucirwaho iteka kurahanga ntago ari abantu bibye, ntago ari abantu basambanye, ntago ari abantu. Nubwo ibyo ngibyo bicira urubanza umuntu mu gihe cye, kuko ari imico itandukana no gushaka kwa data wa twese. Ibyo biza muri ya mico ya mbere, handi Bibiliya idusobanurira gukunda data wa twese. Iyo twamukunze tugendera mu mico ye, ibyo ngibyo bifite urubanza rwabyo. Hakaza n'urubanza rwa kabiri kuko udakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Iyo ukunda mugenzi wawe ntiwamwifuriza ikibi, ukunda mugenzi wawe ntiwamwica, ukunda mugenzi wawe ntiwamwanga, ntiwamwifuriza ikibi, ntiwamwicisha inzara, ntiwamureba ashonje ngo ntiwamureba arwaje, ntiwamureba arwaye, ntiwamureba yicwa, ntiwamureba akennye, ntiwamureba yambaye ubusa ngo ubyirengagize. Ikibazo cye kiba kimeze nk'ikibazo cyawe. Ariko iyo ukunda iby'isi kuruta uko ukunda bagenzi bawe, urukundo rwo gukunda iby'isi iyo rwamaze kuza, ukunda data twese ni kuba kugihari. Kandi icyabyawe n'Imana, ababyawe n'Imana, haleluya haleluya, ababyawe n'Imana babasha kunesha iby'isi. Urwo rukundo rw'iby'isi ntirubakurura ngo bibanze, ngo bikunde, ngo biyiteho, ngo birebeho, ahubwo bareba no ku bandi bose. Imana ishimwe ko yaduhaye ubushobozi butuma duhinduka abana b'Imana, tukabasha gukora ibyo gushaka kwayo, tukabasha no gukunda bagenzi bacu. Idukunda twese, iduha twese, kandi ishaka ko tuba amahoro, tubanye na bagenzi bacu, tukazabana nayo tubihawe no kuyikunda. Bidutera kwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya.
kuko tuba tuyikunda amategeko n'abakira amategeko ahubwo aba ari imico. Urwo rukundo ni rwo ruduhata kugira ngo duhangayikwe n'ibigirira umumaro bose, n'ibyungura bose, n'ibifasha bose. Ariko muri iyi minsi isi ukuntu yubatse, usanga urwo rukundo nta ruhari, usanga kubera gukunda ugasanga umuntu afite byinshi we, ntabwo ndi kwivugira ko afite byinshi, ntabwo ndi kwivugira ko afite byinshi gusa, ugasanga n'ufite bike nawe ahubwo arimo ashaka ko wa wundi ufite byinshi nawe amera nkawe. Ugasanga ari umukene ntakunda umukene, ari umukene ntakunda umukene, ari ufite ntakunda udafite, ari udafite. Ariko itegeko ry'Umwami Yesu ritubwira ko dukwiriye gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Niba wifuza kubigira ukaba ntacyo ufite, menya ko n'ufite ukwiriye kumukunda, kuko dukwiriye gukundana twese kugira ngo bitugirire umumaro. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ndagira ngo dusoze kino gice cyacu ariko tumenya ko ikibazo isi ifite, ikibazo iwanyu, iwacu, haba mu Rwanda, haba muri Kongo, haba mu bindi bihugu, ikibazo gihari ntabwo ari ikibazo cya bike bihari, ahubwo ni ikibazo cyo kwikunda. Ni ukutamenya kubikoresha mu nyungu rusange, ni ukutamenya kubisangira, ni ukutamenya gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuko iyo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, aya mafuti yandi yose ntiwamwica, ntiwagira gute. Imana y'amahoro itugire neza. Birashoboka gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda igihe ukunda Data wa twese, igihe urukundo rwo gukunda iby'isi rutakunesha, igihe ibyo wumva wifuza utekereza ko nta mugenzi wawe abyifuza. Mwihaniro ntabwo wari ukwiriye kuzajyamo, ariko nyamara nubura kino kintu biratubwiye ngo vaho ndi, kuko ntigeze vaho ndi wakivumewe. Ibaze kuzitwa ikivume hejuru y'ibintu nawe wari utunze bitari byawe, umeze nka ko ntabure wabyo, bakabwira kubitanga ngo n'ibyanjye n'akanjye n'urushanjye n'urwanjye n'icyanjye. Iyo selfish, uko kwigundiriza ntabwo kuneza Data wa twese. Mukundwa, reka ngarukira aha ngaha, ariko ndimo nkuhendahenda kugira ngo ushishikarire kumenya uko ibyo bintu wabitunga. Ntabwo Yesu yavuze ngo gukunda Data wa twese, gukunda bagenzi wanjye wenda ngo ni ibintu mvuga ngo ngiye gushakisha, ngo mama byashoboka, ngo mama ntibyashoboka, ngo mbega ngo ngirane. Oya, iryo ni ryo tegeko riruta ayandi, rikomeye kuruta andi. Ntukarihushe, ntukarirate, ntukarerekure. Ntabwo ari ibyo uhendahenderwa, ni ibyo utegekwa, ni ibyo usabwa. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Yesu aguhe umugisha. Reka tugusengere, hanyuma Umukiza abe hamwe nawe kugira ngo atunganye urwo rukundo rwawe, kuko ari ngombwa n'ibyo kutabura. Turagushimiye Mwami Yesu kuko ukunda umuntu wese udashaka ko azarimbuka. Turakwinginga kugira ngo uhe umuntu wese kwitekerezaho no kugusanga weho soko y'urukundo, kugira ngo amenye igikwiriye kandi agihabwe kubw'umwuka no kugukunda. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.